iby'iyi filime ni danger. Devu agiye kwimuka noneho yabaye seriye kabisa, no kuvuga ngo agiye kwimurwa n'umukobwa, no kuvuga ngo umukobwa bivugwa yuko yateye inda agiye kumwimuka kugira ngo nyine abeho neza, abeho yishimye. Ariko si ibintu murabona ari byo koko, turabigarukaho kabisa. Nzayina nawe akomeje kubatungura agenda bereka yuko nabarenze tisha mwabonaga nyine kabisa mbere uko nabaga ameze, mugira ngo niko nzahura nanjye nshobora kuba umuntu urenze, niko Nzayina we ubwe ari kubibwirira. Chris na Willy ibyabo nagahoma munwa noneho, niba Kelly azi yuko yakundanaga na Chris, Willy nta kintu azi. Urumva yuko Chris nawe ari gushyiramo icenyeza amatwara Willy, amubwira ati rwose ni umukobwa dukunda ndabanza nkabigenza ntya. Ibi bisobanuye iki rero? Ni ya politike nyine kabisa. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye yuko Chris ari kumucengezamo ibyo ngibyo kugira ngo Willy nazavumbura agasanga n'ubundi Chris ari we yakundanaga nande na Kelly, aze takeka yuko bya bindi Chris yamubwiraga byose abimukoreye, ubundi ahitamo muharira. None ibyo kwa papa Yannick ibintu byabaye fresh, wagira ngo noneho Yezu yarahatashye, kuko urabona Yves yatsindiye umwana, noneho nanatsindira umugabo. Ibya Nick na Nyambo byo biriya ntago tujya tubivuga ewana kabisa. Aha ngaho ndabona ibintu byarabaye fresh, ibintu byaragenze neza kabisa. Akasha we kabisa, murabona ibintu agiye kubihindura umuriro. Wowe uribaza nimba Sankara ndetse na Jojo bari gukundana, kandi noneho Kasha akaba avuye gupuritingisha impapuro. Kasha akaba yiteguye ko igikwe koko kigomba kuba. Mu by'ukuri aha ngaho urahabona iki? Urahabona umuriro umeze ute? Ese umuriro urabona ari iki cyazawuzimya? Sha nge nkubwije ukuri, Yannick atabaye hano wenda ngo Kasha amenye ko Yannick ahari, wenda Kasha ahugire mu kwibaza ukuntu Yannick yabonetse, ahugire mu kwibaza ukuntu agiye guhangana na Yannick. Kasha arabasukaho umuriro kabisa. None se mwambwira mu by'ukuri Nana aratwite? Izi nda ziri muri iyi filime nari maze igihe naragiye kabisa, nari naragiye naratembereye, ntabwo nayirebaga. None naje usanga abantu batwite, ndasanga ngo Nana aratwite, ndazasanga ngo Bella aratwite. Ese mu by'ukuri koko nibyo baratwite cyangwa barimo baratubeshya? Ese Bella aratwite, atwite inda ya Dev cyangwa yarabihimbye ashaka kubikora kugira ngo bamenye ko atwite koko? Ese Nana atwite inda ya Bobo cyangwa ni za pranka zabo basizeho kugira ngo nyine nyina wa Bobo yemere yuko bagomba kubana? Umva munsobanure muri comment kabisa. Reka mbasuze mbe nikaze abakunzi ba The Mind First TV. Iyi kabari ya televiziyo igwereza amakuru menshi cyane, ariko today reka tugaruke kuri My Heart. Men, nari maze igihe kinini nari maze igihe kinini naza ngo mbahereze uchambuzi wangu kuri filme My Heart. Ikaba ari filme nziza cyane rero, filme imaze kugera ku rundi rwego. Filme yatangiye kera n'uyu munsi kaba isa nkaho ari shyashya, irakomeza igahinduka nshya. Umva reka nkwisabira akantu kamwe, just heart only. Niba uri umufana wa My Heart byonyine kabisa muri comment ishyiramo agatima gusa. Agatima gasobanuye iki rero? Aka gatima gasobanuye heart. Heart rero ikomoka kuri filme My Heart. Iyi rero ikaba ari filme nziza abantu benshi bakunze, kandi ikaba ari filme na n'uyu munsi igikomeje kugenda ikundwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngewe reka mbanze mbashimire, nari maze long time nari hano, ariko today I come back nkabangiye gukomeza mbana namwe kuri uchambuzi kabisa, tugenda tukubwiraho byinshi cyane kuri My Heart, kuri filime se bimeze bite, se murabona habimeze bite. Ariko reka mbanze ngusabe nimba utari wakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nimba aribwo ukireba akantu kuri channel, please support me, banza ukoreho kabisa, ukora ikintu cyitwa subscribe, nurangiza just heart, wandike agatima gusa, just heart only, cyangwa se utange na comment, byose birakenewe. Ushobora gutanga inyunganizi, igitekerezo, cyangwa se ugashyiraho umutima gusa ukigendera. Just heart kwa kuntu ko gukomeza muheza icyubahiro My Heart, kwa kuntu ko gukomeza uzamura rya darapo rya My Heart kugira ngo ikomeze zamuke, bigaragara nyine ko ari ya filime y'icyerekezo, ya filime nyine ikomeje kugenda irenga kabisa. Nibyo rero ngira ngo mbabwire kuri uchambuzi wangu today. Reka mbwire ko Dev agiye kwimuka, noneho yabaye serious kabisa. Umusore se noneho mana ibyo gutera inda no kwimuka no kuba Bella ashaka gusigarana na mama we, murabibona mute? Ese n'ubundi iyi nda Bella afite
tuvuge yuko iyi ndari iya Dave. Ese no kubera iki Dave ubundi aba ari gushaka kwimuka, ari gushaka kugenda? Ese mu kugenda kwe ko mwumvise yuko Bella ashobora kugenda akamugenda aho hagiye akamukurikira, Dave arabyitwara mate? Nihe nama waha Dave kugira ngo Dave abone uko abyitwaramo nyine kuri situation arimo? Urabona Dave ibintu byamukomeranye, nihe nama wamuha? Ese Dave abyitware mate? Ese Dave akora iki kugira ngo bino bintu bise nkaho bihagarara? Kuko urabona byamukomeranye, byagoranye, ibintu byakomeye, aho Dave afite ikibazo ari gushaka no kwirukana mama we, ariko mama we nawe urabona ko yabaye seriye. Ese mama Dave murabona ko nawe ari gutangira agira ute ava kwizima, avuga ati n'ubundi umuhungu wanjye yarakaye, kandi n'ubundi aho kugira ngo umuhungu wanjye arakare kabisa byarangira ukagenda. Gusa na Bella nawe urabona ko ibintu aba yabigize intambara yabikomeje. Ese kuri Bella na Dave bizagenda bite? Dave akora iki? Mugira inama, byandike muri comment mubwire Dave akora iki, nicyo kibazo gihari. Nzayino nawe akomeje kubatungura kabisa, murabona yuko Nzayino ahantu hose ageze bari kumwibazaho. Nzayino imyenda yahinduye, Scott yamukoreye akantu keza, aravuga ati wowe biriya bintu wambaraga iriya myenda ntabwo ari sawa kabisa, yikuremo. Nzayino ibintu yamaze kubihindura, noneho Scott ari kumubona ku buryo bworoshye kubera ahantu ari kuba kuri ubu ngubu, kubera ari yuko ari kuba kwa papa Yannick, ari ahantu hameze neza cyane. Nzayino nawe nyine urabona yuko noneho ibintu biri kugenda neza cyane, ariko nanone Nzayino akantu kamwe ari kwiyibagiza. Murabona yuko Nzayino atangiye kwibya kuri Scott, amubwira n'abamubwira ibyo yiboneye. Ni hahandi kabisa mbere bigitangira mwabonaga yuko n'ubundi Nzayino asa nk'ari kwinginga Scott, ariko kuri ubu ngubu ni cya kindi bavuga ngo iyo uri gushaka amafaranga uravunika ukaruhuka ukajya utasinziye, ariko iyo umaze kuyabona wiyibagiza za struggle zose wahuye nazo uri kuyashaka. Nka Nyiranzayino rero niko byabaye, urabona ko Nzayino ibintu byose yahise bigira seriye kabisa, aravuga ati noneho ngewe ndajya nk'uyobozi ngo ni icyuma kabisa. Ariko nanone rero ibyahanga biratangaje kwa Papa Natasha. Papa Natasha rero mwabonye yuko reka tugaruke ku byabaye kuri Scott na Natasha. Urabona muri society kuri ubu ngubu mu buzima tubayemo, ujya kubona ukabona wenda nk'umugabo cyangwa se ujya kubona ukabona nk'umugabo ashatse abagore babiri, mu gushaka abo bagore babiri akabyara abana, abo bana ntibamenyane, bikaba ngombwa ko babana bazakundana. Aribyo byabaye kuri Papa Natasha, kuko Papa Natasha yakomeje guhisha yuko Scott atari umwana we. Murabizi Scott yasohokanye nandi, yasohokanye na Natasha, kandi noneho Natasha ntabwo mwamurenganya ku byashatse gukorera nde Scott, ashaka ko baryamana. Iki kintu rero ntabwo twakirenganyiriza nde Natasha, ahubwo twakirenganyiriza nde Papa Natasha. Ese inama wagira Papa Natasha nihe? Papa Natasha avugisha ukuri cyangwa se akomeza yishukuri? Ese natavuga ukuri ko muruzi bya bintu bizazamuka bikagera ku yindi ntera, ikibazo noneho aho cyari kuzaba igisubizo, noneho cya kibazo kikajya deep, bikazarangira noneho yicujije n'impamvu bya bintu atabivuze, akazicuza impamvu atavugishije ukuri kabisa. Nimwandike muri comment Papa Natasha mumugira inama, mubwire ati wagwani wakora iki ngiki, tinyuka ubivuge cyangwa se ukomeze ubihishe. Mwe murabona bizabyara iki ibi bintu? Nimba Natasha arikundiye Scott akanamusohokana, Scott agakora ari amayeri yo kugenda akanywa ibinini biki n'ibiki, yarangiza akamutoroka, ubutasa azamutoroka yewana kabisa. Reka tuzarebe nyine uko bizagenda. Noneho murabona yuko Chris Willy ari kumugira inama yo gukomeza umukunzi we, kandi ntabwo azi ko ari uwe. Ubundi Chris na Kelly nibo bonyine bazi ukuri. Mwabonye uko n'ubundi Willy aracyakomeje avuga ati mfite umukunzi, noneho mwabonye uko n'ubundi ngo yanamubeshye yuko ari isugi. Ese ngo yanamubeshye ko ari isugi? Mwe murabizi neza yuko abantu mwakurikiye My Heart kuva yatangira, murabizi neza yuko ari isugi. Ese ko muruzi n'ubundi Chris nawe ahise ava kwizima, kandi Chris yamaze kuba inshuti nande na Willy. Ese Chris biragenda bite? Ese mwebwe murebye filime mukareba aho yatangiye naho bigeze, mukareba urukundo Kelly afite, mukareba n'uburyarya Kelly afite, mukareba ibintu Chris azi, mukora n'ibyo Willy azi, murabona Kelly muramuhanda. Ese Kelly murabona bitarangiye yuko agiye gushakana na Willy, cyangwa agatotsi n'ubundi karazamo Chris noneho yigarure, birangire habaye ikindi kintu amutsindira? Wowe urabona biragenda bite? Aha hantu murabona urukundo Willy ararutsindira. Ese nubwo Willy ari kumwe n'ubundi na Kelly aramutsindira birangire kuko amujyane babane,
cyangwa se Chris aragaruka yongera mutsindire birangira abayo. Ese aya magambo Chris ari kubwira Willy mwabonye ko aba ari kumubwira ati n'ubundi jewe ikintu nakoze naragikoze, girlfriend wanjye twararyamanye namuteye n'inda. Uri kumva kuko noneho Chris azukuri azi ko Kelly amusangiye n'ubundi na Willy ari kumutera ubwoba kugira ngo Willy nazamenya ko ari we, n'ubundi ntazamenya yuko ari we n'ubundi Chris yari ari kuvuga kuko atarabizi. Rero ari kumutera ubwoba kugira ngo nazamenya yuko ari we bahuriyeho wazahita mureka muharire. Sicyo mwabonye Chris ashaka guharirwa umukunzi. Ibintu bizakunda mwabantu. Ahangaha muri filime sha naragiye ibintu biracicikana, ibintu biba danger, ibintu birarenga. Noneho ngewe numiwe aho nabonye yuko Yves yatsindiye umwana. Yves yamaze gutsindira umwana birarangiye. Nana nawe atsindiye umugabo. Urumva ibintu bya danger. Nana atsindiye umugabo, Yves atsindiye umwana. No kuvuga ngo asigaye Yannick niwe dusigaje kuri, ariko nawe byararangiye n'ubundi nawe yaramutsindiye we n'ubundi nibakimurebaho. Ese mwebwe murara mukabona mama Yannick akagatima ari kugakura, ese arakomeje cyangwa hari indi mitego yateze ku ruhande? Arakomeje koko wowe iyo urebye mama Yannick ukamwibuka kera uko yatangiye uko yari ameze, murabona akomeje cyangwa hari akandi gatego sha yateze ku ruhande? Sha umva, reka dutegereze tuzarebe uko bizamera. None se murabona Kasha atagiye kubamara noneho? Gusa Nyambo nyine biriya bintu yakoze ni sawa kabisa, ariko se ko mubizi neza yuko Kasha ari seriye ko igikwe kigiye kuba, kandi mukamuzi ibyo n'ubundi Sankara ndetse na Jojo bari kwikora nabo bari kwitegurira ibindi, murabona Kasha bizagenda bite? Cyakoza akantu kamwe konyine kabaho ko gukiza Jojo ni igihe Kasha zaba yamenye ko Yannick ahari. Niko kantu konyine gashobora gukiza Jojo, kuko Kasha azahita yibagirwa biriya asigare atekereza guhangana nande na Yannick, kuko byanze bikunze nabone Yannick azaba yiteguye yuko intambara yaje, azahita yitegura yuko nawe ake kasubiweho. Ni kwa kundi wajyaho gati amahirwe kabisa, Nyambo sinari kwiga imodoka sagiye kuyibona se. Nyambo ni wagiye kumugurira umushashi w'imodoka, ubu mu minsi iri imbere Nyambo nawe arajya agenda atera igitaka babandi. Nsabi nawe ubu ngubu yabaye umushoramari no mukire, nawe ameze neza cyane. Sha man naratinze ibintu kabisa, nsanga byarabaye fresh. Tugaruke kuri Nana. None se Nana urebye umurebye ukabona n'ububye yikora n'ibyo ari kugenda avuga n'uburyo bari kumufata, Nana koko aratwite cyangwa ari gushaka gukora za diro zabo ngo babeshye n'ubundi birangire babana? Sha reka turebe kabisa. Reka mushimire wowe wabanye natwe mu kiganiro cyacu. Iyi ni The Mind First TV, nge na Justin Mind. Ndabakunda cyane, ari nako musakora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu byacu bigere neza cyane. Ciao ciao naho ubutaha.